Bakunzi batugwanya kandoyi n'akarengane iwacu TV n'abakunzi b'u Rwanda twifuza TV mwese ndabashuje ngira nini mugire amahoro y'Imana akaramagura nini mukomere kuko umwanzi wacu ari gutsindwa tuzatsinda. Mumbare rero uyu munsi mbazaniye amakuru atandukanye ariko ntabwo ndagira ngo mande numve ko turi kumvikana. Nayendengejeho umunota umwe n'abavuye ngo mbabarire ariko ko biri kose cura kubana naze ku gihe. Ndabona hari abahageze witwa Rino yahageze yabaye no wa mbere aragira ati komera ku rugamba munwanyi. Yes Rino komera cyane like ndabona ngo yahagije ya gatandatu mukomere cyane Rino ndagushuje. Peter ndayizeye nawe komera ndagushuhuje. Harerimana Emmanuel nawe komera karibu. Niba munyumva neza nimba muri kunyumva neza mumbwire hanyuma nkomeze ikiganiro cyacu. Ntabwo nshaka gutinda ikiganiro cyacu kiramara iminota itarenze 40 ntagomba kurenga. Ntabwo turenze iminota 40 twashiraho comment ka 45. Munyemere rero mumbwire nimba turi kumvikana kugira ngo mbashe kuba nakomeza ikiganiro cyacu. Niba twumvikana mwambwira kugira ngo mbashe gukomeza ikiganiro cyacu. Shakuru aragira ati ukuri kose aragira ati biri kumvikana. Shukuru nawe aragira ati yes komera Shukuru. Mbarimo bazi Moses uyu ni members wanje w'imena cyane ariko namwe ntago mbasize nawe aragira ati turahari tuhari inshuti yanjye. Yes urakoze cyane komera cyane ndabashuje mwese ndabona mwahageze. Reka rero ntangire ikiganiro ndabona ko rwose turi kumvikana ntabwo nibeshye. Uyu munsi ngiye kubabwira ku ngingo zigera muri 3. Ingingo ya mbere nshaka kubabwiraho ya neza yo mu giti ya Kambanda yongeye kuzura umugara. Ngira ngo hari icyo ngira ngo ndagira ngo tubiganireho mbabwire noneho aho bigeze. Igoma mu mwanya washize bamaze kwatera igisasu biri gukeka ko ari zandatwa mu mujyi rwagati. Ngira ngo ibyo wenda hari ababyumvisha ariko ndaje mbahe amakuru kuri icyo kintu. Ngira ngo ejo nibwo RDC cyangwa se RDF FARDC yavuze ko abantu bagomba kuba standby. Yatanze itangazo ko hari intasi zinji. Ejo FARDC yari yatangiye itangazo kandi nanjye ubwanjye nimba mwibuka nabwiye ko hinjiye indatwa zirenga 10 ariko nyuma yabwo nibwo mubonye ko icyo gisasu amaze kugitera. Ngira ngo icyo ndategarukaho gusa mu mwanya ushize na witwa Minister Christophe amaze kuvuga kwamagana Christophe Rutundura ati Monisco igomba kugenda ntabwo akikeneye kuko niyo ibuza gukora intambara mu Rwanda gatsiko nayo bashize mu gatebo kamwe nayo ati ntabwo tuyikeneye. Ibyo rero ngiye kubabwira kuri izo topic 3 ariko ntabwo ngenda nababwiye kuri Sadek irahagira umusibo ejo ku itariki 30 izaba yaje kandi itangira urugamba. Ntago aje kwicara ngira ngo abaje mbere gukora reconnaissance no kureba aho bazicara baraje bagera muri 400 barenga ije kurwana n'agatsiko. Ibyo ngibyo ndaje aya makuru nyabavire imuzingo. Ntekereza ko turi kumvikana neza hanyuma ndumva natangira amakuru yanyu nkayava imuzingo nkayabaha uko ameze. Sasa murabizi neza ko mu minsi yashize ibi bintu narabivuze abana ati turwanya kandoyi ibyo irimo ni ibiki ariko nari nabivuze ngira ngo ntacyo nari nakoze. Ndashaka munyemerere gatoya uvugizi
aba bantu duhora dukemanga duhora tuvuga ukuntu batwiciye abantu. Noneho rero we uwo bashaka gushinja ibyaha gusa ni uwitwa Kagame, ariko abandi bo bakaba bagira uko bavugana, hakabaho uburyo ngo birega ngo umuntu utazagirirwa imbabazi ngo ni umuntu wakoze jenoside. Namwe ibi bintu murabyumva aho uyu mugabo ari kuganisha. Ubu rero aba bandi batubwira ngo bakora diplomasi, bakora politike. Iki nicyo gihe cyo gukora politike. Ndashaka ngira ngo abantu bankurikiye mbibutse gukora sabone ku bantu baje rubwa mbere, kandi nshimira n'abayikoze. Kandi mujye mwe gukora like, kuko iyo ukoze like uba ukoze ikintu cyiza. Ni byiza ko ugera hano ugahita ukanda like. Nyaboneka mujye mubyibuka. Harambura ati tubanyakare ntabwo utwibutsa, ariko ndashimira ababikora bwa mbere n'abatarabikora, ndabibukije gukora like, mbakora sabone mwese kandi ndabashimira. Ngira ngo mbibutse ko mugomba gutanga umusanzu muri FRN ndetse no Federeri. Buri muntu wese atanga umusanzu, kuko ni igihe cyo kwivuna karinga n'abambari be, ntago ari igihe cyo kwicara ngo twicare duceceke. Oya, ni igihe cy'urugamba. Ubwo rero ndabibukije. Uyu mwumvaga ni umugabo witwa Profeseri Pr Kambanda. Uyu Kambanda muzi neza ko ari we ukuriye ya neza ya bose ngo n'imbere ishami ryo munsi y'igiti. Uyu ni wikuriye. Twari twavuze abantu baragenda baraceceka, ariko kumbi bo bakomeje guca hasi, bo baragira bati umuntu bafitanye ikibazo nawe kuko ni ibintu bibabaje. Ibintu yavuze hari ibintu bibabaje, kandi ubwo ndabwira baba hutonywa amanuma aganisha burahumva. Ati twebwe, ati rwose ubutabera ni bubeho, ati buzabaho, ariko icyaha kitababarirwa ni icya jenoside. Abakoze jenoside uwo tuzi wayikoze ni Kagame, atabandi bibindi byaha umuntu yabyirengagiza. Ati abantu bakoze ibyaha ni benshi cyane, ati byazadutwara imyaka 100, ati habaho kubabarirana. Niko yivugiye mu ijambo. Mujye kwa Serije niho yakora ikiganiro kwitahuka, mbese abipfundika. Arashaka kuburizamo iki? Arashaka kuburizamo ikintu bita ubutabera. Urumva uyu mugabo narababwiye nti aba bantu bo ikibazo bafite, ubwo ndabwira babandi manyurwa amanuma, ikibazo bafite ikibazo cya Kagame gusa. Urumva bo narababwiye nti dushobora kwirukana uwitwa Kagame, hakaza undi noneho ahubwo umurengeje ubukana, ugasanga Kagame nta nicyo yaradutwaye. Ndashaka kuvuga iki? Nimba umuntu yihanukira akavuga ngo abantu bakoze ibyaha ni benshi, ngizo manza ntizazarangira, hagomba kubaho kumvikana, kubabarirana. Mbese zagacaca duhora tuvuga zizaba za kabiri, bo ntibazishaka. Urumva igihe tuvuga tuti ni ngombwa ko umuntu afata umuheto, baterekata ntago umuheto ari ngombwa, nikavuze ntago umuheto ari ngombwa, ariho pressure, ari gufatirwa ibihano, ati ubundi akavaho tukumvikana uburyo igihugu cyayoborwa. Niko reka mbabwire, aba bantu bavuga ko bigumuye kuri Kagame cyangwa se bakoranaga nawe, nibo bateguranye jenoside. None uyu munsi baritwa kariki karabopoza. Reka mbyemere. None uribaza ko uzakuraho nyakubahwa Kagame, ariko si umuyobozi wanjye, si nyakubahwa wanjye, ukagenda ugaterekaho Rudasingwa, ukagenda ukaterekaho abo basirikare, ugaterekaho Rutayomba, ntacyo uzabukozi. Urumva nimba ari ugusenya FPR igomba gusenyuka ikarindimuka. Ariko noneho bimonogoje ageze navuga ngo rega ngo ineza yose ntaho yagiye. Ubwo ni cyakirya weze mvuga kwa ya foto, kuko ibi bintu nabyumvisha ndavuga ni aba bantu murabizi ko abantu batayava kwizima. Burya ngo ikintu kenshi ngo barusha abahutu ngo nuguhora besista bahora batava kwizima, nyine batava kwizima. Iyo mvuze abahutu ntago nje wazanya amoko, bavuze babatutsi bari mu gihugu mbere ya 90, bamwe baje bakicanwa n'abahutu. Abo bose ni gategori imwe bitwa abahutu.
noneho bamara kwicwa bakanga kujya gushinja muri Arusha, bakanga kujya kubeshyana muri Gacaca. Abo ni abahutu rwose. Ngira ngo murabizi ko mu gihugu hariya ntago hapfa abahutu gusa. Kizo Mihigo n'umututsi yarapfuye, Nyamihirwa nuko, Bahati nuko, Rwigara n'umututsi wanabafashije. N'abantu benshi bicwa, ariko aka gatsiko ko icenga karimo kari gukoresha uyu mugabo Kambanda. Rwose reka mbabwire, uyu mugabo ni dogiteri, ariko ntago yarekeye kubavugira, aracyabavugira na n'uyu munsi. Urumva yavuze ngo ni benshi, ngo abantu bakuze ibyaha ni benshi, ngo nta bije, urumva nta bije yaboneka yo kugira gute, yo kubaburanisha, ngo nta bije yaboneka yo kuburanisha izo manza. Ese iki kintu namwe mumbwire, abantu bakurikiye turwanya Kandoyi, urumva nubwo mwabake, ariko iki kintu mumbarire mu cyumve mumbwire, urumva iki kintu mu cyumve mumbwire. Ibi bintu uyu mugabo arimo gukora ntago abitangiye nonaha, uyu mushinga we yawuteguye kera, ariko bo bafite abantu bashaka gukingira ikibaba ngo badahura n'ubutabera, urumva kuko nubwo Kagame tumurega ko wateguye jenoside, ariko ntago nubwo tumurega ko ari we wateguye jenoside, ntago ari we mu by'ukuri wagiye yica ahantu hose. We yarayikomandinze ashyiraho abatekinisiye be, ariko ntago ari we muntu, urumva ntago ari we wagiye ajya urugo kurundi ngo yice. Yarateguye ashyiraho abakozi be barica. Ibyo rero ntago uyu mugabo ntago ashaka ko abo yakomandingaga inkiko zibagira gute, zibakurikirana. Waretse kugira kuza kunshakisha. Ntago ashaka ko inkiko zibakurikirana, urumva wapi. Ikintu arashaka gukavaringa ba bantu bizwa ko bamuhunze, ariko bashaka ko regime yabo igumya ikayobora, ariko ishyaka ryabo ryarindi rya runari, ariyo ryanditse FPR, rikagumaho. Ni impamvu bavuze ngo icyaha cya jenoside ntago cyo wenda ngo ntigisaza ntibazakibabarira. Barashaka iki rero? Barashaka ko cyaha cya jenoside, muzi neza ko cyahamya abahutu aribo bakigeretseho muri Loni, muri Nations Unies, ko aribo bakoze jenoside. Urumva ubwo nikigumaho bizaguma gutyo, nta zindi manza zizakorwa, bwa butabera twifuza ntabwo tuzabona. Ubwo abahamwe n'icyaha cya jenoside nyine bararangiye. Ubwo wenda uwo bemera ni Kagame, kuko atazagaragara ngo buranishwe, niwe bazagishyiraho nanone. Ubundi abandi bicarire, abatwiciye abantu, abahomeye abantu mu buvumo, abagiye barashisha abantu indege, abagiye batwika abantu ku manywa y'ihangu, batwikira mu mazu, bakutama amagurunede, abo bose babe recovery. Nibyo bintu ari gusaba. Yongera mujye kuri icyo kiganiro, yongera navuga ngo ntago bacogoye, ngo nta nubwo bicaye, ngo iyo nama irakomeje. Ubwo ndiho ndabaza ikibazo. Dufite abantu b'abanyepolitike bari aho ngaho batubwira ko politike bayikoze, ariko Kambanda hari ibyo yavuze, kandi yabivuze ahagaze ku maguru abiri, afite confidence. Ese abapolitisiye bacu tufite bavuga ko batuvugira, bavuga ko turi kumwe, iri jambo rya Kambanda baba baryumvishe ngo bagire icyo barivugaho? Mumbwire niba baryumvise. Akimara kuvuga aya magambo, biragaragara ko we ibyo barimo ari wa mutego ugikomeje wo kugira ngo bakavaringa abantu babo, ya amnesty yabo basabye kuva kera. Nubwo ari mu mayeri agera akabikwepa, ariko ni ya mayeri yabo n'ubundi iracyakomeje. Ndasaba ko ibi bintu byakwamaganwa, kuko we nta nubwo ashaka ko habaho ikintu cy'umuheto. Wa muheto tuvuga nta wakeneye, aravuga ati twebwe tuzamushyiraho pressure, tuzamushyiraho igitugu, duhinduranye ubuyobozi. Reka mbabwize ukuri,
nongere mbabwize ukuri urumva nta kintu na kimwe kizigera kiba cyiza, nta kintu na kimwe kizigera gihinduka abanyarwanda ubwabo badafashe umuheto ngo bigobotore ingoma karinga. Igihe cyose uzumva udashobora gufata umuheto ngo uharanire uburenganzira bwawe, ngo uharanire gakondo yawe, ntago Kambanda ari uzaza kuyikuzanira. Cyane cyane we ko ibyo arimo ari mu kazi, ari kumwe n'itsinda ari gukavaringa ibyo ryakoze. Ntago rero ushobora kutubwira ukuntu uyu mugabo yihandagaza kuvuga amagambo yarangiza ati haterega twebwe ubundi ati icyo dukeneye nuko Kagame avaho, ati tukumvikana uburyo dushobora kuyobora igihugu. Urumva ati kandi abakoze ibyaha, urumva ibyaha aremera ko ari benshi, ngo ni benshi pe, atari ko ko bari benshi nta bije twabona yo gukorera aba bantu kucira inkiko imanza aba bantu, ati byatwara imyaka 400. Niko ye. Reka mbabwize ukuri, mu gihugu cy'u Rwanda nta muhutu n'umwe watareze gacaca. Kuki iyo gacaca itaba? Kuki bari gukwepa gacaca ya kabiri? Nimumbwire impamvu bakomeje gukwepa gacaca ya kabiri. Nuko bazi neza ko igihe cyageze cyo kugenda. Narabwiye ngo umwaka no gusaza urugamba. Urumva? None se abantu bakoze ibyaha icyo gihe ko muzi neza ko bakora baca ziramanza, abahutu bari benshi, bari bakiri benshi bakiriho, abari basigaye bose babacira imanza zo kubahiza mu nyura, abandi babacira imanza zo kubica, abandi babacira imanza zo kubakatira tije y'imyaka 30 na 40 ingahe, abandi babakatira burundu. Bakatiwe n'abaturage bagenzi babo. Kuki uyu munsi iyo gacaca itaza ikajya muri buri kagari muri mudugudu? Ariko kubera iki? Kubera ka kantu azi ko gacaca niza, ba bantu bose bakoze jenoside bayiteguye, batita ari gukavaringa, n'abari abasirikare bose ari gukavaringa, azi ko bazagendamo. Niyo mpamvu ari gusaba ngo nibyo bari kuganiraho, ngo bakirimo, ngo iyo nama iracyakomeje. Umuntu udashaka gufata igikoresho, urumva, ngajye guharana uburenganzira bwe, nta kineza izamugezaho, kuko ni ka gatsiko kagiye kwibadirisha kakihindura. Kwibadirisha muri kubyumva, kwihindura niko kagiye kwibadirisha igihe mudashaka gufata umuheto ngo murwane uburenganzira bwanyu. Kwaheri. Ibi bintu ndabwira abanyepolitike babyumve, ndabwira abasirikare babyumve, FDL byumve na FRN, ndabwira abanyepolitike badashaka kugira ngo bagaragaza aho bahagaze ko bashikiye ingabo cyangwa bazishyireho. Ariko Kambanda we arakataje. Abankurikiye turwanya kandoyi, abakurikiye u Rwanda Twifuza TV, Kambanda arakataje. Arashaka iki? Arashaka ko nta manza zizabaho. Baravuga bati imanza zaba nyinshi tugiye gukurikirana akantu kandi ati byatwara imyaka 100, nta bije hari, bije katari wigena. Ubu se iriho yakoze izo manza yagenwe nandi? Ati nta bije hari, ntaga abantu bagomba gukurikiranwa, ntaga abantu hari ibyaha tutagomba kurebaho, ati abanyarwanda tugomba kwabarana. Niko barabarana. Kubera iki bafunguye abantu bose se? Nimba koko bashaka iryo babarana ryane. Umuntu wazi imyaka 30 muri gereza koko afungiwe ubusa, nurangiza ibintu byose ubihindure zero. Abantu twiciwe abantu, ibintu byose bihinduke zero. Kubera ko babonye ko ibintu bibaye rotation, ibintu bihindutse, nago bashaka ko nabo bakurikiranwa. Yada niko. Ariko aba bantu narababwiye niko bakora. Murebe ku rucuncu uko byagenze, murebe ari ba Benzinge uko byagenze. Iyo babonye batsinzwe igihe cyose bahita bashaka ikintu bita amnesty, bashaka kuruha kwepa ubutabera, bashaka baca hirya, bashaka mbese bwa bwenge bwabo ngo bumva ngo bafukana ubwenge bwinshi, ngo bamenyeye gutegeka, ngo bazi kugoronzora ibintu. Ntabwo ibi bintu tuzabyemera. Buri muntu wese uzi ko akeneye ubutabera agomba kwamagana ibi bintu.
ni ukuri agomba kwamagana ibintu, kuko Kambanda nk'umunyamategeko njye nanamukundaga, ariko yamaze kwerekana uruhande ahagazemo, kuko numushyira mu rubanza akajya guca urubanza azahera kuri bene wavuga ati oya, ati nibatahe n'ubundi ibyo bakoze twarababariranye ni bwa bwiyunge. Ariko niko bakora. Nabwira abantu igihe cyageze, nta nkotanyi zigihari, muze twinjire rimwe mu gihugu turwanye Karinga, reka turwanya Kandoyi. Umuntu udashaka gufata umuheto ntago muzigera muva ku nguye ya Gihake na Gikoroni. Kuyivaho egare gufata umuheto, gufata umwambi ukarwanira uburenganzira bwawe. Niko bigomba kugenda, buri wese nashaka ukuntu arwanira uburenganzira bwe. Naho muri Kambanda arakomeje na yaneza ye, arakomeje n'icyo kintu cyitwa ikijyabarezi, arakomeje no kuza kuburizamo ubutabera. Hati imanza zaba nyinshi, atabakuze ibyaha ni benshi nyine. Nase sefere biko zikaza kubitwerera abantu. None se kare yakoze ibyaha, none twere ukuntu ubutabera tugomba kuyishinja, kandi ababikoze turabazi. N'uyu munsi barakica, baracyabaga abantu, baracyarigisa, baracyashimuta. Kuki se umuntu ashobora kuza ngo ntabwo dushobora kubona ubutabera? Ubutabera ni ngombwa, nicyo kintu twese kituraje ishinga kandi duharanira. Munyarikire muri comment uko mubyumva, nimba mwumva ibyo mvuga atari rwose, buri muntu wese atanga ibitekerezo bye, mumbwire kubyerekeranye n'ibintu bya Kambanda. Ikiganiro yakoze kwitahuka kwa Serge, mujya kucyumva, urumva, mujya kucyumva namwe murahita mwisobanurira ibintu barimo. Nkeneye comment zanyu kuri iki kiganiro, nkeneye comment za buri muntu wese udukurikiranye atubwire, ese koko iyo neza ye bose hari ikizaniye abanyarwanda? Cyane ko bari abantu ntibajya barambirwa, na n'uyu munsi baracyesista. Reka nikomereze icyo ngira ngo ariko nzakigarukaho. Reka nikomereze. Mumaze kumva mukanya kashize, mu masaha yashize, hari igisasu bateye mu mujyi wa Goma. Icyo gisasu gitewe ahantu bitwa hafi ya ni kuri stade delimite. N'iki gisasu bagiteye, ariko abagiteye birakekwa ko ari ka gatsiko k'indatwa ka FPR. Niba mwibuka neza, mwibuka ko ejo bundi nababwiye, yewe n'ejo narabivuze ko hinjiye intasi ibyiciro bibiri. Ngira ngo ejo nibwo FARDC, umuyobozi wa FARDC, umuvugizi wa FARDC yavuze ko yatanze itangazo ko hari intasi zinjiye. Erega amakuru dutanga nabo abageraho, nabo turatanga, kandi koko bari bayibonye. Na FARDC umuvugizi yavuze ko hari intasi zinjiye, babizi kandi bari standby. Ngira ngo bwa bugore bumwe barabufashe, barako bakubye abagore barabafata, abakobwa hari abandi bagabo bafashe. Ariko reka turindire iperereza ryabo, bazabishyirire hanze, twere kujya tugira ibyo tumena amabanga yabo, kandi hari ibyo tugomba kuvuga. Barabifatiye, barabafashe, bamwe b'abakobwa, abandi n'abagabo, baje mu bikundi biringira ngo FARDC, umuvugizi wa FARDC ejo none nawe yarayivuze. Ariko nari nabanje kubabwira mbere, ndabateguza ndababwira nti za matwi zinjiye, binjiranye n'indatwa kazi rwose. Ibyo rero ngira ngo mwabibonye. Nyuma y'ibyo rero bagomeje kwemfilitira Igoma, bamaze guterayo igisasu, ariko birakekwa ko ari indatwa za FPR zigiteye. Muzi neza ko mu ijoro ryakeye nibwo barundaga imbunda nyinshi hano ku mupaka Busasamana, biyorganiza bashaka kurasa mu mujyi, ariko ntago byabakundiye kuko bamaze kubona ko harimo ya systeme ikumira bya bisasu byabo babeshya ngo bafite ibisasu. Ntago barasheyo, ariko intasi zo ziriyo. No mugambi wo gutanguranwa Kongo ngo itararasa amabombe mu Rwanda. Ni ukuvuga iki rero? Aba bantu reka tufite ko bigikekwa, ariko ngewe aba bantu ntago njya mbashyira amakenga. Birakekwa karibo, ariko nta wundi muntu wajya gutera ibisasu hariya. Reka turindire ejo bazabivuga, iperereza rirangire. Ariko aba bantu, aka gatsiko niko gakora, niko kabayeho. Ntago gashobora kuba hariya
kadakoze sabotage, kagweza ibishoboka byose, kica abantu, gashaka gutwera Kongo jenoside, Kongo ibyitwaramo neza, ntibasubiranamo. Uyu munsi rero karacyakomeje gashaka kwereka abantu ko Kongo iri gukora amabara, iri kugira gute, ariko si igitangaza kuba RDF yajya gutera ibisasu hariya. Ibi ndabifatanya n'uyu mugabo witwa Emmanuel Rurayi n'itsinda rye urumva abasuni office bahedinza abandi ni Emmanuel Rurayi Gasana, Emmanuel Gasana bakunda kwita Alias Rurayi. Alias Rurayi yasezeranywe n'abandi ba senior officer 5, ariko abakuru muri bo ni ACP uyu nguyu Butera Emmanuel, ndetse ndanamuzi ACP Butera Emmanuel yari director operation, ndamuzi cyane, na Rurayi we yari commissioner ngira ngo muramuzi. Aba bagabo ni abahanga mu bitero byo kwica abantu, muri macugo ni ibigwari, ariko FPR bita abahanga. Ni abantu bazi guhisha ubwicanyi kandi babukoze, aribo babukoze. Aba ntago batashye bagiye gutegura, hari imirimo bari gutegura kandi y'urugamba rero barurimo. Mutibeshya ko abantu batashye, no, ntago batashye. Aba ni ba master plan, ni ba master plan. Murumva babagize abambasaderi, bari mwumva babajyanye mu biti, ariko muri yo kwica abantu babajengere cyangwa se abantu bavuga nibyo bagiye gukora. Ntago batashye, nta yindi commentaire nabashyiraho, ntago batashye, kuko Rurayi ntiyataha, Gasana nyine ntiyataha, Kabarebe ntiyataha. Ngira ngo mwabonye ko bamugize ngo n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, cyangwa se ntago bishoboka. Abangaba bari mu kazi gakomeye cyane, ariko ibyo bakora byose, imigambi yabo yose bari gukora, Imana yamaze kubashyira hanze. Amakuru ahari n'umaze gutera iki gisasu muri Goma, mfite amakuru ko bashobora kuba bamucakiye. Erega narababwiye ngo uru rugamba turimo ni urugamba rw'Imana. Ikintu tubuze, ntago Imana izagukorera ibyo wowe udashobora kwikorera. Imana izaguha imbaraga, ariko ubushake n'ubwawe, umwete n'uwawe, ibyo uzasaba Imana izabiguha. Kuki abantu badashaka kwinjira mu rugamba? Kuki abahutu badashaka gufata imihito ngo bibohure? Niho bafite akababaro, niho bababaye. Ubwo mvuga butaravuga n'abatutsi bari kumwe nyine babaye kimwe mu gihugu. Kuki mudashaka kwibohora? Ntabwo umuntu wivurika narange wari warateguye plan yo kuza kwica abantu, ahamara kwiteguriye akayigeraho, agafata igihugu. Uyu munsi niwe muntu uri inyuma hariya, uri kubavugira, uri kubatekereza, ngazanye neza ya rubanda. Iyo neza se n'ubwoko ki? Reka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka rwose. Icyo kintu abantu mucane ku maso. Iki ni igihe cyo gucana ku maso. Gusa nyiraho Sadeka yo ibintu yamaze kuyitayarisha. Ejo bundi ku itariki ya 30 iraje, kandi muzi ko habanje kuza abasirikare babarenga 400 bari hariya bagategura. Ejo bundi kuri 30 baza gutangira imirwano. Ibi ngibi mubona Kongo ijya kurwana, hanyuma zino ngabo za zikajyamo hagati, batimeye muretse. Ejo byarabaye ati meye muretse. Ntago Sadeka ari byo biyizanye ije kurwana. Ese ko baca umugani ngo umuzimarira ku munyagasani, abanyepolitike bacu bari gukora iki? Bageze he? Ingabo zacu, iki ni cyo gihe cyo guseruka kumugaragara, kuko abanyarwanda bose babari inyuma. Dukeneye ibikorwa bivuga, dukeneye ibyo tuvuga tubikora. Dukeneye nimba uvuti ndatera inkunga urugamba, injira mu rugamba, cyangwa se ndatanga inkunga. Dukeneye ko urugamba rugenda neza, kandi buri muntu wese akabigiramo uruhare. Nimba uzi kusumbirijwe, nimba kuko uri umugwanashyaka, nimba kuko nawe akarenganyo
n'akarengane uri kukarwanya, dukeneye iki nicyo gihe. Kuko Imana yakoze byinshi, ariko hasigaye agakeregeshwa kacu. Mugezehe, tugeze, muri kwitegura gute? Hari abantu bakunda kwadimira gusa, ariko utamugura uti kora ibi. No, aho igihe kigeze nuko buri muntu wese agomba gukoresha impano ye cyane rwose. Cyane ntago ari ukubica ku ruhande, niko bimeze. Sadeko ntago aje gukina, ibyo ngira ngo mubyemere, kandi Kongo nayo ya mikino yayishize hasi. Christophe Rutundura yamaganye icyo bita MONUSCO, aravuga ati ntago dukeneye ingabo za MONUSCO ku butaka bwacu, ntacyo zimaze, ntacyo zamaze, nizo ziduteza intambara. Abanyekongo bamaze kwisobanukirwa. Ese abanyarwanda bo bigeze kuki bo badashobora kwivugira? Nimba umuzima arira ku munyagasani nk'uko umugani w'Ikinyarwanda bivuga, ese iyi guprofita muri iyi minsi agati kukamerewe nabi, sibyo byaba ari byiza? Umuntu wese w'impirimbanyi na profitire muri iyi minsi, nta gafite ambargo, nta bikoresho, abantu barashonje. Ikindi ibintu barabyikubiye, ubutaka ni ubwabo. Ni ngombwa ko dufite ikintu turwanira, dufite cause, dufite impamvu. Buri wese, ndasaba ko buri wese